ndabasuje cyane inshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo. Uyu mwanya nongeye kugaruka imbere y'ubwiza bw'Imana ishobora byose. Amazina yanjye muranzi nitwa Kalebu Ntizaduhanal. Nk'uko mubizi ku cyumweru ni umunsi Sunday tugomba tukaganira namwe, tukaganira iby'ubutumwa bw'Imana, kwamamaza ubutumwa haba mu ndirimbo haba mu biganiro tugirana. Ibyo nibyo nifurije kandi mbona ari byiza cyane. Karibu rero muri iki kiganiro dufatanye muri show live na Kalebu Ntizaduhanal. Bashimira Imana ko igibana nanjye mu bihe bikomeye, igibana nanjye ikanyigaragariza mbona bigoye cyane, ariko izibana nanjye ikanyigaragariza. Shimira Imana. Ngiye kuririmba indirimbo bita ngo nitugera iwawe amahoro. Iyo ndirimbo ngiye kuraririmbira niyo nabateguriye umunsi. Rimwe na rimwe cyanekereza nkabona nageze iyo mw'ijuru, ariko ibigerageza mbonera muri iyi si mbi, ariko nizera ko nzabitsinda nkagera iw'amahoro. Rimwe na rimwe cyanekereza nkabona nageze iyo mw'ijuru, ariko ibigerageza mbonera muri iyi si mbi, ariko nizera ko nzabitsinda nkagera iw'amahoro. Ndashaka gukora ibyiza gusa, ariko ibibi bikananira, ariko tata ke namenye ko ubuntu bwe bwawaduse. Ndashaka gukora ibyiza gusa, ariko ibibi bikananira, ariko tata ke namenye ko ubuntu bwe bwawaduse. Ndashaka gukora ibyiza gusa, ariko ibibi bikananira, ariko tata ke namenye ko ubuntu bwe bwawaduse. Nitugera iw'amahoro tuzaririmba nabo mw'ijuru, duhobere dushira urukumbuzi, twibanire ubuziraherezo. Nitugera iw'amahoro tuzaririmba nabo mw'ijuru, twibanire ubuziraherezo. Ndashaka gukora ibyiza gusa, ariko ibibi bikananira, ariko data ke namenye ko ubuntu bwe bwawaduse. Ariko data ke namenye ko ubuntu bwe bwawaduse. Ariko data ke namenye